mwaramutse cyangwa mwiriwe, bisanzwe nitwa Liza. Tuje kuganira ku bintu biryoha ku isi. Rero ikintu cya mbere kiryoha ku isi, inyama n'urukundo, ariko ikiruta ibindi shani imboro pe. Ati gute rero? Imboro iraryoha mana yanjye kuruta na za nyama wumva nabanje kubabwira. Imboro uburyo iryohamo, imboro ntabwo yaryoha ari yonyine, imboro igomba guhura n'igituba bikaryoha. Noneho umva mana we, mbese ukuntu bigenda rero, umukobwa utabonye iyo mboro ntiyaryoherwa, iyo mboro itabonye igituba ntiyaryoherwa. Cyane cyane rero nk'umukobwa iyo yahuye n'umuhungu baraganira, bamara kuganira wowe nk'umukobwa ukajya uganiriza umuhungu, ugenda umwegera gake gake, ku buryo na hahandi ubwe wowe umwibebezaho, ukajya umwicara ku bibero. Ku bibero ugenda umwegera gake gake, umusore ukagenda umwegera gake wicaye ku bibero bye, hanyuma ugafata intoki zawe uba woze neza zisukuye, ukajya ugenda umwegera umukorakora ahagana ku ipantaro, ukagera ubwo ufungura lisani y'ipantaro y'umugabo cyangwa se y'umuhungu muri kumwe, ugacengeza intoki muri boxer, ukajya ukora ku mboro ye gake gake udakoresheje imbaraga cyane, mbese namwe murabyumva. Ukajya ukoraho gakeya ukamanura, ukajya ufata no ku mavi ukoraho gakeya. Icyo gihe nawe yumva ari ibintu byiza cyane, nawe arakwegera akagusatira akagukora ku ibere, akajya amanura nawe agashiduka. Yageze ku gituba nawe acengeza intoki mu ikariso, akajya agukorakoraho nawe ukumva mbese ni ibintu byiza. Icyo gihe umva ewana, mwumva mwibereye mu isi yanyu mwenyine. Hanyuma icyo gihe iyo acengezamo intoki nawe ujya wiyoroshya, birushaho byiza iyo wiyoroheje. Akajya akora ku bibero ukamufungurira amatako, akajya akora no ku mishino za rugongo, mbese ahantu hose. Mbe mwitubwe telefone yo gatoya. Alo, waba unyihanganiyeho gatoya? Icyo gihe nyine iyo umufunguriye amatako nawe akagenda agukorakoraho, nawe yumva ari byiza, mwese mukagera aho mwumva mwishimanye. Hahandi akoraho kumva neza igituba cyatose, nawe imboro icyo gihe iba yashyutswe neza, ku buryo mugera mu gikorwa runaka cyo kurongorana. Iyo mugiye kurongorana rero, icyo gihe igituba iyo cyatose aragucumita, akagucumita nk'iminota 2, ubundi akongera akakunyaza, akajya aguhindukiza nyine. Umva birushaho kuba byiza, umva biba ari byiza cyane, kuko buriya nta kintu kiryoha nk'imboro. Nibwo buryohe numva bw'imboro, kandi nkumva ngewe banayitutse, umuntu wayitutse twashwana. Akuze kuba washyutswe, igituba cyatose, imishino yabyimbye, rugongo yahagaze, maze umugabo akakunyerezamo imboro, umva uba wumva ari ijuru rito. Noneho rero ugahura n'umutipe ufite imboro ndende, ibyibushye, ufite imbaraga, maze akagucumita akakunyaza, umva ewana n'ibiryo wabireka nk'undi mboro. Umva hahandi uzi umwana akunda isukari, njye nkunda imboro byikubye inshuro 10. Umva imboro igira uburyohe utasanga ahandi, hahandi wumva mbese bari danje. Uwumva mbese anteriwe cyangwa bimbwire muri komenti.